Alo? We chérie. Sawa. Nawe. Aya, shamurugo. Cyubukwe babyakiriye neza maze umva sinjye uzabona uriya munsi ugera n'ukuri. Nabibabwiye mfite ubwawe kumbona barabyakiriye nare. Erega turasenga njye nawe Imana ibirimo. Kanjye muri douche ntaribi turasubira. Sawa. Bitasha. Sawa. Aramutse ute? Sawa papa bitese. Sawa. Utagiye ukaza. Ibintu nashaka gukora n'ubundi ndabikoreye mu rugo ndabona birangiye. Ibintu byiza. Ubu nuko bakunda umunsi nta hantu uri buke. Ntabwo njya mu kazi pe. Umunsi uririrwa hano? Sindi ko hari gahunda gato mfite ariko nta gahunda yindi wemera kugira ngo umuntu yaruhutse abagomba kuba mu rugo akagira imirimo ituje itunganye yasoza none papa kamusohokana ubu no munsi y'ibyo gusohokana nkajya kugutamo papa ugiye kunsohokana ngomba gusohokana uyu munsi nkajya kukwitaho nkaguhake ariko mwana wanjye so exciting ariko akamubwira papa ngiye guhura na Shira nibwo sinabubwa nyine kubera biriya bintu by'ubukwe dufite gupanga ibintu byinshi guhura na Shira cyane bayipangira ikindi gihe ntabwo ari ibintu niyo mpamvu ntagiye mu kazi papa wasibye akazi kubera Shira oya akazi ndagashoje no kugira ngo ngende nitegure hanyuma dupange ibyo ibyo bintu byose urimo wigira cyihorere uyu munsi ni uwanjye nawe kugira ngo usohokane n'umwana wanjye cyo kuganiriza ariko ukuntu umuntu aba mukuru Dad please reka basi turasohokana nyuma ariko ndabanza njye kureba Shira wanjye just gatoya zamuye ikindi gihe igikenewe ni uko uno munsi mwitaho Sura papa bayitwara gute we nsohokana ariko se bebe ko mbona utishimye bimeze bite none uko ko ntabwo uranyizera urabizi ndagukunda kandi cyane pe nukuri ibintu bakubwira ngo by'abagabo n'iki barambeshye ariko Keri mbanze nkubwire iteka ryose iyo weretse umuntu ko umuhaye umwanya umuhaye agaciro birangira gufasha nk'umuntu utagira ubwenge icyo nakubwira rero kuva nakundana nawe nta byishimo nigeze ngira naje ngushakaho ntabyo nigeze mbona nkuko se Sheri nk'ubu koko akazi nkora ku kazi iyo umamagaye ukambura rimwe ryonyine nibyo bita biguha kuvuga yuko nkusuzuma cyangwa ntakumva ubuzima bwanjye bwose urabuzi nta kintu na kimwe naguhishe ibintu byose urabizi kimwe ku kindi basi watse kunshakira impamvu zidahari ndagukunda ni wowe wenyine nkunda nta wundi muntu nkunda Sheri mbabarira nyumva basi bwari mbabarira Kerika mbanze nkubwire yego wanyitayeho bihagije ariko ndagira ngo umenyeshe ko kuva izi saha ntagishaka gukongera gukomezanya nawe ntabwo nshaka gukundana nawe no winkoraho please mbabarira wanyumvise ntabwo ngishaka kongera gukundana nawe ushakira hanze please wanyumvise mbabarira please ntabwo ngishaka byararangiye wambabariye mayi wambabariye please mbabarira ntabwo ngikundana nawe unyumve neza kandi ntabwo ngishaka kongera gukundana nawe mayi wambabariye kanyumva bwarimwe mu buzima umva nanjye mbanze nkubwire kwanza barambeshye n'abagabo haguruka umva rero nkubwire ushakira ahandi ibyishimo naje nshaka kuri we nabyo nabonye ubwo rero ushakira ahandi nge ntabwo nyigukunda pe habe na gake habe na ntabwo nkigutekereza byararangiye no please I don't like this kind of behavior byararangiye urukundo Jennifer mwiza
ni ukuri iyo umunsi uciyeho ntarakubona nongera kukubona nkabona urasa na marayika. Njwe bebe ni ukubera urukundo rwawe rero buriya urukundo rwawe rutuma ngenda mba mwiza nkagira ibyishimo n'amahoro. uzi ikintu nshimira Imana nuko urukundo rwanjye nawe rutajya rubamo amarira cyangwa ibibazo tubifu twa hato na hato, ntabwo ruba rugeze kuri iyi level. Ntabwo ubwo nyine ariko ahantu bigeze umuntu wese yakunda couple yacu, yakunda ibihe tubamo, umva umuntu yatureba akadukunda byatari. Yes baby. Sinkubwire nagiye ngira ibyishimo byinshi bivanze n'amahoro bikesha urukundo rwawe pe. Niyo mpamvu rero kubikwitura nta kundi ni ukukubera umugore mwiza cyane. Ntabwo nzi ukuntu nashimira Imana. Tuba mu isi y'ikinyoma aho urukundo rudashobotse, ariko hano narasubijwe pe, numva ari njye muntu ushobora kuba ukunze kurenza abandi kuri iyi si ya rurema. Twese twarasubijwe wowe. Gikobwa cyanjye biziteze sawa ko mbona wanezerewe utunyamuneza twakwishe n'ibiki biri kugusetsa cyane. Social media ziraha ziba zansekeje ariko abana bo wowe umva ngo papa ngo sha temezarizo ngo ndakubabarire kuri Imana ndabona akanyamuneza kaguteye none se ko mbona uri musa neza cyane nuko usigaye ufite sheri. Papa ukuntu bishimisha kubona uri kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi nawe wumva ko ugiye kuba umubyeyi. Ko ubu ninshaka nzahitamo umubyeyi. Humura ibyo bintu rwose biraje kandi vuba ngaha icyo nzi cyo ikikwe cyawe cyo bizamenyekana. Urumva hari abantu benshi bazakivugaho, hari abantu benshi bazakimenya, hari n'abantu benshi bazagiha agaciro. Buriya nzabukora rwose usigaye uri mwiza pe. Ni kubera ubufasha bwanyu n'ibintu ndi kwitegura kuba ufite umukunzi ugukunda na papa wawe. Ni ibya mbere. Waza se tugatubwira mu cyumba. Sho muranshaka. Yego. Tuvuganira mu cyumba noneho ibindi dukomerezeyo. Nta kibazo nabundi nta kintu nakoraga. Natwe tuganira mu cyumba n'ibindi hanyuma tugafite. Mama ndakubaha pe, mba nifuza nyine nabaho nkumvira nk'umwana wawe kuko ngufata nk'umubyeyi wanjye ntasimbuza, ariko ndarambiwe uburyo ufatamo ibintu ko mbikora mu buryo bwawe. Ntabwo ukwiye kugera naho ngirira amahitamo ku rukundo rwanjye rw'ubuzima bwose. Ibi bintu birambangamira ubyumva ubimenye kandi. Rero nkubwire mwana wanjye. Ndakumva mama. Uranyemera ko ndi nyoko kubyara ukonkeje amezi 9 nkagutwita amezi 9 nkakonsa kugeza ku myaka numvishije yuko nkonkeje nk'umwana nabyaye. Ndabizi nta nubwo binyigisha pe, ndabizi. Kimwe cyo nanjye nifuza umuryango ututse kuri wowe. Yego. Uri kunyumva neza? Yego. Ariko icyo nagusabye cyo sinkeneye uriya mukobwa mu muryango wanjye. Ibyo nabikubwiye ndanabigusaba kuri uriya mukobwa atari we nkeneye wanyungura umuryango wanjye.
hamwe na tuba twiganirira. Nterwa ishema n'ibyishimo byawe. Iyo wishimye iteka mba numva nyuzwe, mba numva nguwe neza, mba numva ndi amahoro. Oya nubwo ntukantinye, jya wisanzura. Buriya iyo umubyeyi agusoma mu gahanga aha ngaha yabivuga ibintu byinshi cyane bikomeye, kandi byose ni urukundo rw'umubyeyi ku mwana we, ntukagira ikibazo. Urumva ndagukunda agiye buriya. None se papa, ibintu nibyo wari ugiye kumbwira? Sheri, karibu nawe wumve. Urumva nyine iyo umuntu arimo yitegura ubukwe, imyiteguro yose biba biri ngombwa ko ajyayo. Nahinde bamubaza ahantu imyiteguro igeze. Kandi koko wamugane se Jennifer imyiteguro igeze. Sawa, simba afite se. Nani muzamfasha. Sabya cyane rwose. Oya jewe genda ndahari rwose. Ndahari nibyo nahinde bamubwira ubukwe bwe ngomba kubwitaho kandi ngufite nanjye mpari. Nta kintu tutakorera umwana wacu. Urumva mwana, nta kintu tutagukorera rwose, ibintu byose humura tuzabikora. Tugende nahoze gushaka. Wize urashaka ntacyo genda muye muganira. Ariko ubikurikirane ubukwe turebe ko bwazaba bwiza. Aho ushaka umukobwa wawe abagutetaho. None se wagira ngo bigende bite? Oya none bibaye nibyo rwose, umwana na nyina. uri kunyumva neza kandi icyo nguhitiramo ntabwo cyaba ari ikibi ku buzima bwawe. Uri kunyumva? Undi nta kibazo, ariko uriya mukobwa simushaka kandi bwari munyumvire. Mama, nta kintu cyiza waba unyifuriza na kimwe. Waba unyuhurije mu kuzimu, mu muriro, muri gihonomu, ni nko mwirimbi hariya. Uramutse untandukanyije n'urukundo rwanjye, kandi waba umbabaje pe. Bino bintu ndakubaha ndanakumvira, nta cyiza kiri mwaho rwose nk'umubyeyi waba unyifurije. Oya ntacyo. Nkubwire kibondo, sibyo? Icyo nifuza ku buzima bwawe, sinaje ku buzima bwawe nk'ikibi, ku buzima bwawe, sibyo? Naje nk'umubyeyi ku buzima bwawe, kandi ugukunda, urabizi uri umuhungu umwe wanjye. Uri kunyumva neza? Uri kunyumva? Ni ukuvuga ngo rero nzivune zawe wavunitse. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti cyiswe umubyeyi ntigicana. Nyemera wumve iyi nama bwa mbere bwa nyuma nkugiriye. Sinifuza ikibi ku buzima bwawe, ninjye uzi imvune wavunitse kugeza ubwo ubaye umugabo. Niyo mpamvu ibyo nguhitiyemo ugomba kubyubaha, ukanyubaha, kuko niba ubaha icyo nakubwiye uzaba wubashye njyewe. Nyumvira bwa rimwe rero, uriya mukobwa simushaka. Mama, reka nkubwize ukuri kwa nyuma gusesuye. Nta yandi mahitamo mfite, nta kindi kintu nshobora kumva. Mu gihe cyose waba uri kumbuza urukundo rwanjye, ugamane nabyo. Akaga kabaho. Uyu mwana ndakora iki ngo abashe kumva icyo ndimo kumubwira icyo ari cyo? Yes. Bravo. Now neza. Passando. Okay, you have to sit. Tubahaye ikaze muri Sanga. Murakoze cyane. Ego, niki kibagenza? Twari tuje kubaka service. Ego. Bimeze ite? Bari batubwiye ngo hano muri kampani hano mutinira abakozi bakora isuku. Nari nje kwaka akazi. Akazi k'isuku se? Cyane. Warize? Narize. Wize biki? Nize comptabilité. Wize comptabilité? Yes. Ufite ibyangombwa? Ndabifite. Ese ukaba ukeneye akazi k'isuku?
narize ariko urabona kubona akazi hano hanze biba bigoye naratekereje rero ndareba mbona ntakicara gutyo gusa n'abashakisha n'ahandi. Okay. Nta kibazo washyira ushyira imyirondoro yawe hano hanyuma akazi nikaboneka tuzaguhamagara. Nibyo. Murakoze tuzabahamagara nta kibazo. Ni ukuri murakoze cyane gusa akazi ndagakeneye pe. Amakuru y'iminsi se ko wabuze? Amakuru ni meza. Mva nkuzaniye inkuru nziza. Kwa mama Jennifer bantumye umukozi. Ntumva noneho unoneho akagiye umukobwa mwiza. Reka da. Bantumye umukozi. Nizeye ko mubemereye ko mufite. Nabibego ko ntabwo nari buhakane. Noneho rero ngiye guhamagara umuhungu wanjye tugiye kwicarana muterete ndebe ko yabinyemerera kuza mugushye. Ego. Wowe rero kugira ibanga byo si byo nkwigisha ibintu byawe. Ego, n'ibyanjye. Ha hantu bagomba kumenya kuri ya mukozi ngiye kuguha hari aho ahuriye nanjye. Ntabwo bazabimenya. Ikindi cya kabiri ufata nk'umwizerwa. Uriya muti agomba kujyana ni wowe ngomba kuwutuma. Nta kibazo. Keria. Kame. Mu by'ukuri ndagushimira by'umwihariko kubw'ukuntu wansubije ubuzima. Oya, nsamunagara njyewe. Mukubera ugushaka kw'Imana. Ndabizi ko ari ugushaka kw'Imana ariko nawe wabaye umufatanyabikorwa mwiza. Ya, gusa nyine thanks ko waragize ubushake bwo kuba wamenyana nanjye mu butwari bukomeye. Ariko by'umwihariko hari akantu nshaka kugusaba. Nta kibazo niba ari ako mfitiye ibisubizo ndagusubiza nta kibazo. Mu by'ukuri ndagira ngo umbere wa muntu menye uko yaramutse menye uko yiriwe and so on. Ariko n'ubundi uri umuntu wanjye wa hafi. Yego. Jewe uko tubanye iby'unkorera byose biranyuze nta kibazo. Ndabyumva gusa nabikoraga nta burenganzira mbifitiye. None ndagira ngo njye mbikora bifitiye uburenganzira. Okay. Ndabikwemereye uburenganzira ndabuguhaye. Urakoze cyane. Ariko nyuma y'ibyo byose. Karame. Utese muhungu wa? Meze neza gahoro gahoro nyine ntago ari cyane ariko biraho. Urabona bigenda mu buzima busanzwe ariko. Mu buzima busanzwe ngiye nta kibazo mfite. Ariko rero. Uhamagaye ngira ngo nkubwire inkuru nziza. Urizi ko mama warwaye kandi ibyo gupfa. Ariko ngo ufite inkuru nziza. Inkuru nziza imeze gute? Ndashaka kuguha akazi. Akazi ngiye kuguha nuramuka ugakoze neza leta yari kuvuza mama wawe kugeza igihe azakirira. Niba ari akazi kampa amafaranga avuza mama nkabona arakize ntagakora nta kibazo. Humura gusa arega mba ngutekereza mba ntekereza uburyo aka kazi ko mu rugo nta kintu kaguhemba niyo mpamvu nagutekerejeho. Shaka indi nzana kunema akazi kugira mama wabashe kuba yavuzwa agakira. Mama ndamukunda ku rwego rwo hejuru kuko mba numva ntacyo ntakora nyine kugira ngo amere neza. Icyo gisobanuro cy'umwana n'umubyeyi. Ako kazi rero kameze gate? Ako kazi rero ukuntu kameze ngiye kukohereza gukora akazi ko mu rugo ariko tageti kujyana
ntabwo ari akazi ko mu rugo kakujyanye. Uragenda witwa umukozi wo mu rugo ariko ntabwo ariyo tageti bikujyanye yo gukora ku kazi. Tageti ni iyihe? Mwana wanjye rero urabizi ntacyo naguhisha, ndanakwizera, niyo mpamvu ari we nahisemo kuba naguha aka kazi. Hari ikintu nifuza kukubwira. Mbwira nta kibazo. Kelia, I love you so much. Kandi ndagira ngo wiyumve nk'uko ndi kwiyumva. Ndaye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Sibyo? Sam, nanjye ndagukunda. Ntabwo nzi uburyo nabikubwiramo, gusa mu gihe tumaze turi inshuti wambereye inshuti nziza. Nuko ari bya bindi bavuga ngo nta mukobwa ubwira umuhungu ukamukunda mu muco wa Kinyarwanda, ariko nyine iyo biba atari umuco natojwe njye mba narabigutanze kubikubwira. Ndagukunda pe. Kelia, Kame. njye ndumva bitangaje cyane. No. Wakemera ko dushyingirwana? Uyu ninde ke? Uriya ninde? Halo. Jennifer bite? Uri hano mu rugo? Uri mu duki? Nari ibintu ndi gukora hanze. Wansanze hano mu cyumba se nkakubwira. Sawa. Banguka. Umuhungu wanjye urabizi arimo gushaka kurongora, kandi uriya mukobwa agiye kurongora sinshaka ko buriya bukwe buba. Iyo niyo ntego ikujyanyeyo yo kugira ngo buriya bukwe butava. None se njyewe nkaba ngiye kwica ubukwe cyane? Ntabwo ibyo bintu nabikora. Tekereza kabiri, tekereza kuri mama wakubyaye. Ntabwo uko nteye harimo kugirira umuntu nabi. Tekereza kuri mama wawe wakubyaye ubone kunsubiza. Oya. Njye kwica ubukwe bw'abandi ntacyo ntazakora, icyo bizansaba cyose ngo mama wawe akiramere neza nzakigukorera, ariko nawe nkore icyo nshaka. Mu cyoroshye. Ako se nanone niba harimo kuvuza mama agakira ukaba uri ko binyizeza, ukaba uzamuvuza agakira nk'uko nari nabikubwiye, nta kintu ntakora ku bwa mama. Umugabo rwose njye genda ukora akazi neza, sibyo? Kuri mama wawe byo ubimparire, ntacyo ntazakora, icyo bizansa nzagitanga, mama wamererwe neza, ariko nanjye uriya mukobwa simubone mu muryango wanjye. Karibu, ngwino. Tuganira, ndumashaka twaba tuganira. Cyane. Ntacyo unyegera nta kibazo. Ega buriya iyo unyegereye biba ari sawa. Bimaze biteze? Ibintu ni amahoro nta kibazo. Ko wari umwe muranshaka mu byumba se? Ese wari mukora uduki? Ndimo ndameze. Erike sari. Hari ibindi harimo arakora, ndavuga n'ubundi nta kintu ndi gukora ndi mesera. Reka. Cyane. Kuri akazi ka Erike ntibakaguhandisha iyo mibabaro mwana we. Oya, nta kibazo. Buragiye wenda umwe mu bantu banezezwa no kubona nawe wishimye mukobwa wanjye. None se kutambwira? Ndakubwira nyine, none se iyo turi kumwe rega buriya ibintu byose biba nta kibazo.
ariko twakabaye turi kumwe n'ahandi kwigira hino nta kibazo kizagera neza ndakwera ino sinabwo twaganira gutya papa ubundi ugomba kuba hafi yanjye nta kibazo ntabwo ari kubwira ari mpaka ngo umfate papa oya